ubwo Pastor Mutasi we ntiyaba yarahaye Pastor Claude kano kubitekereza satani mva mu modoka Claude kuvuga ngo yampaye akazi ngo kamara mburu ubugingo nkigira mba mukozi ba Claude yereraro Claude yaje kuba umukire anandingaho cyane none nanjye njya kwaka akazi k'ubusekreteri ako nakoraga kararanje njya kwaka akazi k'ubusekreteri muri company ye nukuri rwose aranyangaja anyereka ofisi nawe n'ibiki byose gusa nanone umuntu bita Tita Magic akaba abitse amabanga akomeye cyane ku muntu bita Pastor Mutesi ngo ku buryo rwose aramutse namumwiyongoje yahita agera gutya amabanga yose amufitiye akahita yashyira ku karubanda gusa uyu muhungu nyiri Tita Magic ngo akaba biciye amabanga menshi cyane Pastor Mutesi yirabura ngo ku buryo ayo mabanga bishoboka kuba biri mu bintu bituma uriya muhungu akomeza yirabura cyane ayiwe ubwo ayo mabanga uyu muhungu bita Tita Magic naramuka yashyize ku karubanda hazacura ikibaho reka ntangire mwiyumvire Chita yari yaraciye amarenga anaburira abanyarwanda nababwira ibya Mutesi ariko ku buryo izo comment nawe yagize comment nk'izanjye muri kiragihe Pastor Mutesi umupasiteri witwa Niyonzima Claude uherutse no gusebera ku mbuga nkoranyambaga kubera yuko yahanuriye witwa Edouard Bamporiki ko atazajya gufungirwa imageragere uko byarangiye warabibonye nuko byarangiye yavuze ko Imana hari ukuntu yibeshye cyangwa yamubeshye warabibonye Pastor Mutesi niba naragusebeje niba ndi umugome koko nyine ugera uvuta umuntu n'umugome agira umutima mubi ubwo niba ndi mu gatebo kamwe na ka plaisir wazabura icyo turabago niba ari byo koko ndagusaba uburenganzira bwo kuvugisha ukuri inkuru yawe urabizi neza ko tuziranyeho byinshi birimo n'ibyo abantu bashaka kumenya bakagira ubwoba terje umuntu aza akavuga bya nibyo aba Eliane avuga ibi ngibi hakaza bitari ibi ngibi by'abapasiteri b'abagore baza bavuga hakazamo n'amarira facts urabizi ko bihari byonyine nubwo Pastor Claude yazanga kuri kamera hari byinshi azi hari byinshi nawe uzi birimo n'ibyabereye mu bihugu Cameroon muri Kenya ndetse n'ibigomba kubera muri leta zunze ubumwe za Amerika muri iki kiganiro. So uyu munsi rero turi kuri iyi nkuru ya Niyibishaka Theogene. Uyu mutipe mu minsi yashize bamufungiye ko yahanuye ibintu atarakwiriye kuvuga avuga ngo Imana yavuze itavuze, ariko uyu muhungu bisa naho uburyo atangamo message cyangwa se niba ari n'umuhanuzi nta no wabimenya niba ari umuhanuzi, ariko uburyo atangamo message n'uburyo budasobanutse ko sinumva ko umuntu w'umuhanuzi cyangwa se umukozi w'Imana ashobora gutukana. Wakibaza ngo reka twumve iyi nkuru cyangwa se iki kiganiro yakoranye na Zaburi nshya, aya magambo yavuze. nzira ko naje nshira ukuri kw'ingegera zose hanze. Ukuri kw'ingegera hanze? Ingegera nimvuga ingegera rero nta mukozi w'Imana utukana gutya. ingegera Yesu afite inzererezi, Yesu afite amabandi, Yesu afite abantu baje neza copy paste, bagerageje guhuza ibintu Imana ibwira abantu nibisa n'umugambi bitari umugambi. Twarayobotse dusenga Imana mu kinyoma, none turi kuyishaka mu kuri ngo nimutega amaboko babafunge. Wakibaza ngo umukozi w'Imana uvuga abantu ngo ni ingegera, uyu mukozi w'Imana bari mukozi w'Imana bwoko ki? Reka rero badutwara ubwenge bajye muri Nigeria bazana ibyo bahuhera n'ibyo bizi n'ibyo bivuta batugushe. Wigeze ubona aho umuhanuzi muzima atera kamera ajya gusenya mugenzi we kandi ari akagambane? Wenda ibyo si Imana yakweretse mfungwa se ko wansuye mfungwa wansengeye sinsubire ugura bifiringa aho ngaho ho waruvuze ukuri. aho ngiye mu izina rya Yesu maze ndebe zabe mushyano Imana izabahana. Ntabwo ari byiza, sinanabikunda, sinanabishigikiye kuza guhanurira umuntu
muri social media, kuko ubuhanuzi n'ubw'umuntu ku giti cye. Ndabizi ko abampagurukiye nabo twakoranye, nabo twakoranaga, nabo nakamiye, nabo nazamuye, nabo nahaye views, ndanafungwa mbazira, ntawe natanze n'uyu n'umwe, nariyishe ni njyenyine. Kwishishaho kuri za YouTube bameze nk'abari guhanura ngo ujya kongera ufungwe, ngo buje nonaha, ngo noneho ngo amaboko ampagurukiye arakomeye, andi se yo mwabonye aciriritse, noneho haje andi maboko. Nta wundi uyoboye u Rwanda ni nyakubahwa perezida wa repubulika, kandi mu bamfunze ntabwo arimo. Itegeko niryo ryamfunze, sibyo? Hanyuma ubu tuvugana, umuntu ufite uburenganzira bwo kujya kundega ni umubyeyi wanjye, Pasiteri Mutesi. Akuze imyaka 40-45 yarabuze umugabo, sibyo? Akuzaniye icyifuzo kivuga ngo mukozi w'Imana ndagumiwe rwose, kandi amasengesho ashoboka n'adashoboka narayasenze. Umuntu umeze gutyo umufasha gute? Bigenda gute? Ese umwuka akora ate? Amasengesho ashoboka n'adashoboka, umuntu aguhamagaye rimwe kubera kubonye purize, akamenyetso ko guteranya 1 4 n'indi mibare ikurikiraho, kubera kubonye purize 3 3, kubera ese hano kuki yerekwa ari iry'abantu bari muri shike? Kubera iki ari iry'abahora kuri airport Kanombe bazitega nk'abatega kwasteri? Ese mujya mumenya ko hari n'abantu bakora akazi ko mu rugo baturerera abana kandi bakeneye yereko? Mfite umwuka w'icyangiro. So ngayo nguko rero ibya Nibishaka Theogene bikomeje ko wasuye bamwe mu byamamare, imva za bamwe mu byamamare bamaze kutuvamo aho bashyinguye mu irimbi rya Rusororo. Ubundi mbere yuko nangira kukubaza kuri icyo kintu, nkakubaza n'abo wasuye abari bo, kubera iki wahisemo kujya kumva z'ibyamamare ngo ujye kubasura? Ureko Claude nawe atoroshye. Ntureba Mutesi ukuntu yapfushije umusheri w'ejo bundi, Pastor Mutesi. Wenda reka tuve mu matiku ye na Mutesi, reka tubyirengagizeho. Arangije ahita atangira gutera depression Pastor Mutesi. Nibwo ibi byose bibaye, kuki bundi bitari byaravumbutse kare? Uriya mutipe wo muri Amerika atarapfa, uriya Rusagara ego, kuki bitavumbutse atarapfa? Bivuze ngo ahubwo Pastor Claude wawurira ku mirambo, nanjye nimfu zavuga ngo ineza naramurongoraga. Ni gute wowe wafashe umwanzuro wo kujya gusura igituro cya Pastor Theogene? Ubu Pastor Claude ugize ubwiye aya magambo akomeye gutya, ejo uzabona yakoze ikiganiro avuga ngo nawe wari umugore wa Pastor Theogene. Ngiye ariko buriya nahita mukuriragaho kunywa nkakamaturaho nkakamuhereza. Wasuye imva ya Buravan? Narayisuye. Ikintu cyankomerekeje kuri Buravan, ariko Toma uzi kugira ngo upfe nta nakana usize imusozi, nta mugore mutoya ntiwayoborwa gukunda, ngaho ubura amaso tuyahuze umbwira icyo ubona, nta kindi my sister, ni amarira atemba, ndarizwa n'abakwibasiramo niba ari uruyenzi, babazwa n'isoresore zitamenya ibya kera na kare batangiye gucurasha style mbona ari gukorakora. Urumva nyine yabwiraga abana b'abakobwa, hano ukuntu Kigali muri no minsi yubatse, yigishaga abana b'abakobwa kwiyoroshya, kubaho ubuzima nyine basanganye ababyeyi babo, bakirinda na sida. Mubwiza ukuri, kugeza ubwo nageze kumva ye nibwo nemeye ko yapfuye. Ineza, wigeze